Hoteli yo mu Bugande ikintu cyayishe ni ikibazo kijyanye n'amafaranga no gukunda icyubahiro. Babuze amafaranga yo kugira ngo oya kurwanira amafaranga, kuyarwanira no gukunda icyubahiro. Umuntu akaza azi gusoma umurongo umwe wo muri Bibiliya. Noneho ntiyigeze yigira ku birenge by'abatubanjirije. yego Ntazi uburyo Imana ivuga, ntazi uburyo Imana ikora, ntazi uburyo itorero riyoborwa. Noneho we akaza kubera ko afite amafaranga ye, akavuga uti icy'ingenzi nuko ngewe mfite amafaranga, ndashaka kuba pasiteri. Noneho agafata ya mafaranga akayatanga kugira ngo tuze kugira ikintu dufashije abantu badukurikiye. ADPR y'u Bugande ifite ubuzima gatozi cyangwa se iri kontrola cyangwa irakontororwa na ADPR y'u Rwanda. ADPR y'u Rwanda yabivuyemo ngira ngo ngere yigarurira ubwoko bwayo. Bari mu gihe cyuko bari baratakaje Imana. Nta kintu kigoye mu buzima bw'umuntu nk'uko umuntu aba yaramenye Imana ariko akagera ku rwego rwo kuyitakaza. Iyo wageze ku rwego rwo gutakaza Imana, mu by'ukuri umuntu wari we wese arakubahuka. Yego. Ushobora no gutambuka umuntu akagukubita urushyi mutavuganye, ushobora gutambuka umuntu akagutera ibuye mutavuganye, bitewe n'uko igikundiro cy'Imana cyamaze kukuvaho. Yego. Bari mu bihe bigoye rero cyo gusuzugurwa n'umuntu ubonetse uwo ari we wese. Kandi twarabisanze. Dugikizwa twagiye tubona aho Imana igenda ikora. Uve muri ibi by'uyu munsi, abantu babifashe bakaba barabihinduye igipindi, babifashe bakaba barabihinduye bizinesi, babifashe bakaba barabihinduye ikintu cyo kurishisha, abandi babishyiramo ikintu cy'iterabwoba. Umuntu akaza akagukanga rwose n'ikijwi kinini cyane ngo Imana iravuze ngo tanga ibi bintu, ariko ari kwishakira inyungu. Uva muri ibi bihe, mu bihe bya kera twasenze Imana. Mu by'ukuri abanyumva n'abazanyumva, mureke twongere tugaruke ku isoko. Ntabwo Imana ishaka ko abantu bihemba. Yego. Aho hatinde. Oya. Hatinde cyane. Reka twumvikane. Yego. Ntabwo Imana ishaka ko abantu bihemba. Yego. Imana irashaka ko abantu bakorera Imana, Imana akaba ari igira ute ibagenera ibihembo. Amen. Pascal, uri muranyumva? Yego. Ibi bintu byo guhamagarwa ngo ngwino uvuge ubutumwa, Yego. warangiza ngo urampa ngahe, yiza kuza kuba ariyo ikidufashije. Yego. Abakristo baba bameze neza cyane. Abakristo baba bafite ubuzima bwiza mu buryo bw'umwuka. Ariko ADPR yo mu Bugande yo mu Rwanda yabaye nk'itunaze. Hanyuma havuka mu izo ntambara nakubwiye zo gucikamo kabiri. Ubwo rero nk'ubu ngubu Imana ikoze nk'igitangaza, ADPR yo mu Rwanda ikongera ikagira umwanya uhagije wo koroganiza neza ibintu byononekaye mu itorero rya ADPR yo mu Bugande. Abakristo bakongera bakaboneka ku murongo kuko baratatanye, bamwe bagiye mu businzi, abandi bajya mu busambanyi, abandi babivamo ntibagira insengero zo gusengeramo, bari aho ngaho baricaye. Abandi bakomeye nyine mu buryo bw'umwuka wera bari aho basengera kuko zabo banze kwivanga no kugira gute. Ariko itorero tugize umugisha. Kubera iki? Umuntu yazaga gusenga yabanje gukora ibintu bitatu. Ikintu cya mbere, ndi kujya he? Ko ngiye kujya gusenga ndi kujya he? Ko mpagurutse ubundi kugira ngo amasengesho yanjye yemerwe ni iki gikenewe? Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, ahantu ngiye gusengera ni he? Noneho iyo twahagurukaga tuvuga ngo tugiye gusenga, wagombaga kubanza gutekereza icyo Imana ishaka. Va mu rugo usabye
ababyeyi bawe imbabazi ko njyewe nakijijwe nkiri umusore, yego ndimo kubireba, nakijijwe mfite imyaka 22. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze yacyo diaspora, abadukurikira mwese turabifuriza kugubwa neza. Umugisha w'Imana ubane namwe kumudahwema kudukurikira ndetse no kuduteza kamera zacu. Twongeye kugira umugisha udasanzwe wo kubana n'umukozi w'Imana, kandi bigaragara ko atari, navuga ngo ntabwo ari inkundarubyino. Nimvuga ngo ni inkundarubyino, ntabwo ari inkundarubyino, wumve ko hari abantu nyine baba bakiri batoya mu myaka ndetse no mu mwuka. Abo nabo Bibiliya itubwira ko tugomba kubatungisha amata y'umwuka kugira ngo bakure. Uyu munsi rero turi n'umugishaga kandi wo kwakira umugabo nk'uyu nguyu uhamye bya Kristo Yesu. Nta kindi kitwicaje hano uretse kuvuga imirimo ya Yesu, kuvuga gukora kw'Imana. Uraho neza mukozi w'Imana? Muraho cyane. Yesu nashimwe. Yesu nahimbazwe rwose. Amakuru y'iminsi? Amakuru ni meza, turashima Yesu. Nanone ndongeye ndatunguwe, maze iminsi nakira abantu batuje cyane, bavugana umwuka utuje. Nimba ari bya bindi Yesu yavuze ngo tuyoboze abantu mu mwuka w'ubugwaneza cyangwa se umwuka utuje, simbizi, ariko buriya yenda ashobora kuba ari umugisha kuri twebwe Imana iba yadutekerejeho abakurikira Imana Irahari TV. Buriya Imana ihamagara abantu, hari abantu Imana yagiye ihamagara, bamwe ibakuye mu bujura, abandi bakuye mu kabari, abandi ari za mayibobo. Noneho iyo Imana ihamagaye umuntu ikamukura muri za kamere, haba hari ibintu biba biri mu bwonko bwe. Ibyo bintu rero bigenda bimukoresha. Uzabona hari nk'abahanuzi bahanura, bagahanura ubona bari gukanga, bakanga, biterwa n'igice rero cy'umwuka Imana iba yaramuzamuyemo. Noneho hakaba hari abandi baba bitonze, batuje, bari aho rwose, noneho umwuka w'Imana akabafatira aho ngaho. Rimwe na rimwe uzabona bari guhanura batuje, ubona no mu itorero bakora umurimo w'Imana batuje, biterwa n'umwuka Imana yaguhamagariyemo. Niho rero uzasanga rimwe na rimwe muri uko gukorera Imana usanga abantu bagiye batandukanye. Uzabe rero no mu iteraniro abantu bari kwigisha, hari umuntu uzabona ari kwigisha guruka mu birere, abantu bafashwe nuko ari kwigisha guruka. Hari n'abandi bazigisha batuje uko iri gukora. Biterwa rero n'ikirere cy'umwuka Imana yagusanzemo ukoreramo kiba kimeze. Ariko hari umuntu wigeze umbwira, no umuntu twari duhuriye mu Burundi, arambwira ngo buriya ngo iyo umuntu asanzwe ari umunyamahane, Imana ikamuhamagara agashobora gukorera umuntu abarageze hari nk'abantu bagiye bagaragara batukana bari kubwiriza, ari ku gatuti bikarangira atangiye gutukana, ari kuvuga ubutumwa bikarangira avuze ibintu bitavugwa. Ese mu by'ukuri uwo muntu aba yarageze ku musaraba? Bariya abantu ntabwo tubemera, abantu bigisha batukana, kuko rimwe na rimwe biterwa n'impuguro z'ababyeyi bamureze mu buryo bw'umwuka yagiye ahabwa. Hari uzihabwa kuzumva ntazakire, hakaba n'uzakira ariko bikarenga bikaba iby'ubusa, akaguma kwa kundi bitewe na cya kirere nakubwiye yagiye akirizwamo. Umuntu niba yarahawe ubutumwa, yarahawe agakiza, ari umushumba w'inka uragira inka, igihe icyo ari cyo cyose ibitutsi urumva agomba no kubikoresha. Ariko ntabwo ari byiza, kuko iyo bamaze kwakira agakiza ababyeyi bo mu itorero baba bakwiye kubahugura. Ntabwo ari byiza ko wowe uragiye intama ugomba kubona umuntu ari kwigisha mu iteraniro atukana, kuko niba atukanye mu iteraniro urumva ko hanze ho nahagera araza gukora ibirenze ibyo ngibyo. Ni ababyeyi rero bo mu buryo bw'umwuka bakwiye kubarera neza, bakabahugura, bakabigisha. Ni byiza ko iyo urangije kwigisha
haba hari abantu Imana yatanze impano nyinshi zitandukanye, turaza kuza kubivugaho. Haba hari abantu baba bafite impano z'ubwenge, zo kugenzura, baba bakwiriye gufata nk'uwo muntu bakamuhugura, bakamubwira ko ibintu byo gutukana atari byiza, ko akwiye kugerageza. Buriya rero ni byiza ko abantu bakwiriye kuzajya bamenya ibyo bakwiriye kuvuga, kandi umukozi w'Imana, Imana ntabwo ari iy'umudurumbanyo, Imana ntabwo ari iy'umuvurungano, ntabwo ari iy'intambara, Imana iratuje. Tugomba kwambara kamere y'Imana ku buryo n'abantu batubonye babona ko dufite umwuka wera w'Imana. Urakoze cyane kuri icyo kintu usobanuye. Hari umuntu twigeze dukorana ikiganiro, turi kuvuga ku kintu kijyanye n'uburyo umuntu yavutse mu buryo bw'umwuka agatangira kurota cyangwa se kugira iyerekwa. Icyo gihe twaribazaga duti se ni byiza ko ahita yirukanka akajya mu byumba by'amasengesho cyangwa kuri kamera agiye guhanura, cyangwa icyaba cyiza ni uko yagakwiye kujya ku mushumba we akamubwira ati ndi kumva cyangwa se ndi kumva bimeze ukuntu, kwenda umushumba akarushirizaho kumugira inama. Twari twamwise umubyeyi wo mu mwuka. Wowe ubibona ute? Mu by'ukuri iyo Imana ihamagaye umuntu ahita ahaguruka agende, kandi yagakwiye ahita ahaguruka agende, cyangwa akwiye kubanza gusanga umubyeyi wo mu mwuka ari we mushumba wiwe, noneho akamugira inama y'uburyo azatambutsa ibyo bintu? Imana iyo iguhamagaye igera aho igusanga iguhamagara. Yahamagaye Samweli. Imaze guhamagara Samweli ntiyasobanukirwa neza ijwi rimuhamagaye, wakagira ngo ni Eli urimo kumuhamagara. Ubwa mbere yaragiye asanga Eli, aramubwira ati ndakwitabye urampamagaye. Eli aramubwira ati ntabwo nguhamagaye, genda ujye kuryama. Akimara kugera ku gitanda aryamye, ijwi ry'Imana rirongera riragaruka, riramubwira riti Samweli. Samweli arahaguruka, ntabwo yari bwasobanukirwa uko Imana ivugana n'abantu. Samweli arahaguruka yongera asanga Eli aramukomangira. Eli aramubwira ati ntabwo nguhamagaye mwana wanjye, genda uryame. Ubwa gatatu agarutse, Eli kuko yari azi uburyo Imana ihamagara, aramubwira ati Samweli, iryo jwi kandi niriramuka rigarutse, witaba uvuga uti karame mwami wanjye, ndakwitabye ndi hano, mbwira icyo ushaka kumbwira. Bishatse kuvuga iki kugira ngo ngusubize icyo ushatse kumbaza? Ni ukuvuga ngo ijwi ry'Imana iyo riguhamagaye, riguhamagara mu buryo butandukanye. Imana ishobora kuguhamagara mu ijwi, ushobora kuba se uri mu cyumba cy'amasengesho, Mwuka wera w'Imana akagufata ukambara imbaraga z'Umwuka wera, usanzwe uri umuntu uri aho ngaho usanzwe, hanyuma ugahita uhura n'abahanuzi bakaguhanurira ati haguruka unkorere, iki ni igihe cyanjye cyo guhaguruka ukankorera. Imana ishobora no kukwisangira, ariko ntabwo ari byiza ko uhita wihuta gutangira gukorera Imana. Ntabwo uhita wihuta, ubundi se uravuga iki utariga, uravuga iki utarabona. Ugomba kubanza bwa mbere kuba mu bihe byinshi byo gusenga, kugira ngo usengere uwo muhamagaro. Usengere uwo muhamagaro, usengere iryo jwi uri kumva. Niba ijwi rikubwiye ritaguruka unkorere, ugomba kubanza gusenga. Ese niba umbwiye ngo Mana njyewe ngukorere, ndavuga iki? Ndabwira iki abantu? Ni icyo uri kuvuma ku bantu? Noneho ibintu byose dukora dufite abo twabyigiyeho. Twagiye tubyigira ku babyeyi bacu bakuru batubyaye mu buryo bw'Umwuka wera. Iyo wamaze kwigira ibi bintu ku bantu kandi bazima, bituma urerwa neza, bituma ukura neza mu buryo bw'Umwuka wera. Noneho kandi abo bantu, abo babyeyi niba turi kuvuga, ukajya ushaka ukuntu begera kugira ngo ubabe bugufi nabo bakube bugufi, bakwigishe. Nukora amakosa wemere guhanwa, wemere guhugurwa. Iyo wemeye guhugurwa bituma nawe ubwawe ukura neza, ejo nawe ukazagira umwanya wo guhugura abandi. Ntabwo ari byiza kumva umuhamagaro ugahita wihuta. Urakoze cyane. Umujyo turimo ni mwiza kandi abantu bose ndizera ko bamaze kuwumva. Reka ngo sabe kugira ngo usenge Imana ubundi dukomeze. Turagushimiye Imana yacu,
uri umwami w'amahoro, uri Imana nziza, turakubaha kandi turakwemera. Aya masaha tuje kugira ngo tutange ikiganiro ku bantu benshi batandukanye bari kuri iyi si kandi mu mpande zitandukanye z'isi. Turakwinginze ngo umuntu wese ukurikirana iki kiganiro ureka agira umugisha w'Imana. Mwami Imana Data wa twese, duheje imbaraga yose ishobora kurogoya iki kiganiro, kuko iki kiganiro ari ikiganiro cy'umugisha. Turagusabye kugira ngo udukore ku maso kandi utwemerere, ntaba ari twe twiyobora, ahubwo tuyoborwe n'Umwuka Wera w'Imana. Tukugize uwa mbere, utanga umugisha ku bacyumva mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane ku bw'isengesho ryiza uduhaye. Reka ngusabe kugira ngo noneho tuguhe umwanya utugezeho message Imana yaguhaye kutugezaho kuri uyu munsi. Amazina yanyu? Bwa mbere reka mbanze nivuge kuko nibwo bwa mbere dukoranye ikiganiro. Nitwa Ombeni John, ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore n'abana 5, nabyayemo impanga inshuro 2. Amen. Nkaba mfite inshingano y'ubwarimu. Yego. Nayiherewe mu gihugu cya Uganda mu itorero rya ADEPR. Yego. Itorero rya ADEPR ry'Ubugande. Niho waherewe inshingano y'ubwarimu. Ariko njya nibaza yenda itangira rya ADEPR y'Ubugande twaryumviseho gake, ariko sinibaza niba kugeza uyu munsi igihari. ADEPR yo mu Bugande uyu munsi irahari, ariko yaje kugira ibibazo byo gucikamo kabiri. Yego. Kuko yaje kugira intambara nk'uko andi matorero yandi yose agira intambara, hanyuma icikamo kabiri. Igira abashumba batandukanye, ariko n'ubundi abo bayobozi bayoborera mu izina rya ADEPR. Uko ari babiri, bose bayoborera mu izina rya ADEPR. No kuvuga rero ngo nkubwiye ngo ntihari naba nkubeshye, kuko ariko nanone umbwiye ko ihari waba umbeshye. Ntabwo nakubwira ngo ndihari, kuko nzi neza ko navuyeyo tuyikoreramo. Irahari. Irahari rwose. Urakoze cyane. Ntabwo nakubwira ngo ibindi tuzabiganiraho kugira ngo abakunzi bacu babimenye, kuko abantu bakunda kubyibazaho cyane. Ariko reka nkureke no kukurogoya. Komeza utugezeho icyo Imana yagutumye, wari umaze kutwibwira. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Hano mfite Bibiliya yanjye, ariko maze gusaza. Ntacyo turagusomera. Wenda hari turagusomera. Mwansomera. Tugiye kuganira amagambo y'Imana ari mu Maganya ya Yeremiya, ibice 5 umurongo wa 21. Yego. Mubanze mudusomere uwo murongo umwe. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amaganya ya Yeremiya, ibice 5 umurongo wa 21. Utwigarurire Uwiteka, natwe tuzaba tukugarukiye. Tugarurire ibihe byacu bibe nk'ibya kera. Amen. Imana iguhereze umugisha. Uwo murongo wonsomeye neza rwose. Utwigarurire Uwiteka, natwe tuzaba tukugarukiye. Tugarurire ibihe byacu bibe nk'ibya kera. Amen. Amen. Dusengera ijambo Mana. Mu by'ukuri ni ijambo ry'imbaraga, kandi buri muntu wese wamenye Imana, yaba wayimenye kera yaba wayimenye vuba, akeneye kuryumva. Reka buri muntu wese wumvira ijambo bitume aritekerezaho cyane, atekereze ku muhamagaro we, atekereze ku guhamagarwa kwe, inzira zose yanyuzemo, inzira zose arimo. Mwami, ndaseze kugira ngo iri jambo rifate buri muntu wese uri buze kuza kurikurikirana. Urakoze kuduhereza umugisha mu izina rya Yesu, amen. Mwene data, iri jambo ry'Imana ni ijambo rivuga ngo utwigarurire Uwiteka, natwe tuzaba tukugarukiye. Utugarurire ibihe byacu bimere nk'ibya kera. Aya magambo navuga ko ari isengesho. Iri sengesho ryasenzwe n'umugabo witwa Yeremiya, kandi ari mu bihe bibi, kuko umuntu yari mu gihe cy'amaganya,
ntabwo amaganya ubundi abonekamo igisubizo. Bari mu bihe bibi, bari mu gihe gikomeye, bari muri za ntambara z'i Babuloni, igihe Nebukadinezari yazaga kubafata akabatwara i Babuloni. Bari mu bihe bigoye, ariko gusenga kwiwe yasengaga yibutsa Imana ibihe bya kera, uburyo abantu b'Abisiraheli babanaga n'Imana, uburyo Abisiraheli bagiraga ibibazo bakongera bakajya hasi bagasenga. Aha rero Yeremiya yari yibutse uburyo Imana yagiye ibana n'abakiranutsi ba kera. Agerageza gusenga muri iri sengesho gere yigarurira ubwoko bwayo. Bari mu gihe cy'uko bari baratakaje Imana. Nta kintu kigoye mu buzima bw'umuntu nk'uko umuntu aba yaramenye Imana ariko akagera ku rwego rwo kuyitakaza. Iyo wageze ku rwego rwo gutakaza Imana, mu by'ukuri umuntu uwo ari we wese arakubahuka. Ushobora no gutambuka umuntu akagukubita urushyi mutavuganye, ushobora gutambuka umuntu akagutera ibuye mutavuganye, bitewe n'uko igikundiro cy'Imana cyamaze kukuvaho. Bari mu bihe bigoye rero cyo gusuzugurwa n'umuntu ubonetse uwo ari we wese. Kandi mu bihe byabo bya kera bavuganaga n'Imana, bakoranaga n'Imana, Imana ikumva gusenga kwabo, ikamanuka igasubiza ibisubizo byabo. Aha rero niho Yeremiya muri iki gitabo cye cy'amaganya yibutse imibabaro, abonye imibabaro yibuka ubuzima bwa kera, yibuka imibereho ya kera, asenga muri iri sengesho. Kuko we icyo yifuzaga ko Imana yongera ikabigarurira. Ubuzima bwongeye kugarukamo Imana buba ari ubw'umudendezo, buba ari ubw'amahoro, kuko Imana ni iy'umudendezo, Imana ni iy'amahoro. Iyo wagize umugisha, Imana ikongera ikakugarukaho, nshuti yanjye, ibintu byose bigenda neza. Ibyari intambara byose birarangira, hakaboneka amahoro. Nicyo rero bari bakeneye. Uyu mugabo niryo sengesho yasengeye Abisiraheli. Aravuga ngo Uwiteka utwigarurire, natwe tuzaba tukugarukiye. Utugarurire ibihe byacu bimere nk'ibya kera. Bundi ikibazo dufite muri iyi minsi nuko twatakaje ibihe byacu bya kera. Njya nganira n'abantu bakijijwe muri iyi minsi, hanyuma twababwira ibihe twagiye tugikizwa, bakumva ko ari inzozi. Bo bakabona ari inzozi, bakumva ko bitabayeho, bakabona ko ari ibihe bitigeze bibaho. Ariko mu gihe cyo gukizwa kwacu hari ibihe byiza kandi twarabisanze. Tugikizwa twagiye tubona aho Imana igenda ikora. Uve muri ibi by'uyu munsi, abantu babifashe bakaba barabihinduye igipindi, babifashe bakaba barabihinduye bizinesi, babifashe bakaba barabihinduye ikintu cyo kurishisha, abandi babishyiramo ikintu cy'iterabwoba. Umuntu akaza akagukanga rwose n'ikijwi kinini cyane ngo Imana iravuze ngo tanga ibi bintu, ariko ari kwishakira inyungu. Uva muri ibi bihe, mu bihe bya kera twasenze Imana, abantu bakamara iminsi 7 bari ku kirago basenga. Hanyuma muri uko gusenga kwacu hari n'igihe twakoreshaga gutanga ubuhamya, turirimba gusa. Ukumva umuntu agiye mu mwuka arahanuye. Ndi kukubwira ibihe bya kera twabaye. Ndakumva. Ukumva umuntu agiye mu mwuka arahanuye, ari ikiganiro, ari indirimbo gusa zakoze, hatabanje no kubanza gutereta Imana ngo dusenge. Kubera iki? Umuntu yazaga gusenga yabanje gukora ibintu bitatu. Ikintu cya mbere, ndi kujya he? Ko ngiye kujya gusenga, ndi kujya he? Ko mpagurutse? Ubundi kugira ngo amasengesho yanjye yemerwe ni iki gikenewe? Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, ahantu ngiye gusengera ni he? Noneho iyo twahagurukaga tuvuga ngo tugiye gusenga, wagombaga kubanza gutekereza icyo Imana ishaka. Va mu rugo
usabye ababyeyi bawe imbabazi ko njyewe nakijijwe nkiri umusore, yego, ndimo kubireba, nakijijwe mfite imyaka 22. Yesu navukiye mu rugo rw'abantu bakijijwe basenga Imana, iwacu hari n'icyumba cy'amasengesho, yego, ariko njye nahamagawe mfite imyaka 22, niho Imana yampamagaye inyuzuza umwuka wera wayo, itangira kumbwira no gukorera Imana. yego. Icyo gihe iyo nagendaga nagombaga kubanza kuva mu rugo nibajije mu mutima wanjye, ese ababyeyi nta makosa nabakoreye, abavandimwe banjye ntidufitanye ibibazo, kugira ngo nindamuka ngeze imbere y'Imana amasira intambamye agafatirwa. Niko kera twasengaga, yego. noneho ukabanza ugakemura ibibazo bihari, ukabanza ugakemura ibibazo bihari mu muryango, waba ufitanye ikibazo n'inshuti cyangwa n'abavandimwe, mukabanza mukagikemura kikarangira. Noneho wagera mu cyumba cy'amasengesho mukongera kandi mukagarukana bagenzi banyu musengana nabo, mukabanza mugafata uwo mwanya mukabanza mukaturirana. Twe twagiraga n'ibihe byo kunengana, uranyumva mwene data? Ndakumva. Twagiraga ibihe byo kwicara tukanengana, tukanengana. Uriya yaba yakoze amakosa tukamushyira hariya ku ruhande, tukamubwira tuti aha hantu warakosheje, ntiwari ukwiye kwitwara gutya, ibi bintu ntiwari ukwiriye kubivuga, ntabwo wari ukwiye kugenda utya. Noneho ubwo tukamugwariza ubugwaneza, umuntu akajya mu murongo, yego, tugasabana imbabazi. Twamara gusabana imbabazi tukabona tukagira gute, tugafata umwanya wo gusenga. yego. Nicyo gituma nkubwira ngo ibihe byacu bya kera dukwiriye kubyibuka, yego, dukwiye kubyibukiranya, dukwiye kongera gutekereza biriya bihe. yego, Ahantu Muhehwe, aho mvuka, yego, paruwasi ya Muhehwe yagiraga icyumba cy'amasengesho cy'abayobozi. Nta muntu wapfaga kukinjiramo atabanje kwiyeza, nta wapfaga kukinjiramo atabanje kwitunganya. Winjiraga muri icyo cyumba wabanje kubanza gukemura ibibazo byose ufitanye n'abantu, kandi hakaba hari abantu bafite impano zo kwerekwa, bakamenya niba koko waje wihaniye, bakamenya koko niba waje wejejwe utunganijwe, kugira ngo utaza kuba kirogoya muri icyo cyumba cy'amasengesho. yego. Aho Imana yaravugaga igakora, ngira ngo Muhehwe ni ahantu hagize amateka, n'izi saha amateka yaho arahari, kuko hari abakozi b'Imana benshi, yego, hari abakozi b'Imana benshi. Ngira ngo na Roperezanda Nsanzurwimo Joseph niyavuka, muzi ko ari umuntu wakoreye Imana, yego, muzi ko ari umuntu wakoresheje n'igiterane. Igiterane ngira ngo wenda hari wowe wari umwana, 93 ahari, yagikoze ryari 93, nari ndi ariko nari umwana. Yaraje hari Muhehwe, haba igiterane kinini cyane. Ntabwo muzi neza, ariko nge ndamwibuka mu isura, yari umugabo mugufi munini w'inzobe, yazanye n'umukobwa wiwe w'inzobe kandi utukura cyane. Twe twari abana, urumva, turabo mu cyaro, tugenda tutanambaye n'inkweto, sentire zacu ari inana, ari imigozi y'insina ariyo tuzirika, ariyo tuzirika mu mapogisi y'ipantaro. Hanyuma bukagenda rwose, umuntu yakora akavuga uti arakenda, wagombaga guseka undi, kuko bwari bwo buzima bwacu icyo gihe. Ariko cyane twari dukijijwe twumva dushaka Imana. Akora igiterane aho ngaho, abantu bagira ihemburwa rikomeye cyane. Nibwo bwa mbere ngewe nari mbonye filime ya Yesu, nari umwana, ndaharara, tubona filime ya Yesu bayishyira hejuru ku rusengero, ku miryango ibiri isohoka haruguru, niho bashize iriya nandi turareba projegiteri, tureba filime ya Yesu. Nuko turanaharara, turara muri pinusi twirariramo, bucya mu gitondo dutaha, ariko twishimye twanezerewe cyane.
icyo gihe rero aya masengesho yasize hemburwa ariko bitewe n'iki n'abantu basengaga Imana icyo gihe iryo hemburwa ryazanywe n'uko abantu basengaga Imana icyo gihe kandi bahuje umutima muvandimwe nawe iki gihe abantu bari kujya gusenga Imana umwe akagenda afite ibintu bye mu mutwe undi akagenda afite ibintu bye mu mutwe undi akagenda afite ibintu bye mu mutwe mwashikayo za ntambara ziniganira mu mitima yanyu zigatuma Imana itabasha no gukora noneho umuntu ugiye no guhanura cyangwa uwahanuye agahanura ariko mu by'ukuri ubuhanuzi bwe bukaba n'ubuhanuzi bwuzuye mu ivangirwa rikomeye cyane kubera ibintu biri mu mitima y'abantu kandi abantu banze kugira gute banze kwihana kuko wowe urashaka guhanura ariko ufite intambara na mugenzi wawe ubwo buhanuzi buri kunyura he wabanje ugakemura ikibazo ufitanye na mugenzi wawe mwamara kukirangiza ugasaba ko iyo mpano y'Imana ikorera muri wowe umuntu arava mu byo avuyemo ati ndahanuye umuntu akava mu byo avuyemo ati ndahanuye abantu nibareke babanze bashaka ibihe bya kera mureke twongere dushake bya bihe byacu bya kera dushake ibihe byacu bya kera dusabe Imana yongere ibitugarurire dusabe Imana yongere itugarurire bya bihe byacu bya kera abantu bafite ibibazo muvandimwe abantu bafite ibibazo bafite intambara nyinshi ziri mu mitima iryo jambo ry'Imana nge muri iyi minsi ririmo rirankoreramo cyane muri iyi minsi ririmo kuko iyo nibutse uburyo twasenze Imana kibuka uburyo twakoreye Imana mu bihe byacu bya kera noneho nabigereranya n'igihe ngiki turimo nsanga bifite itandukaniro rikomeye cyane ndimo ndasabira abantu bari gukizwa kino gihe kuko abantu bari gukizwa kino gihe bari gukizwa ariko batarigeze babona bya bitangaza byacu bari gukizwa batarigeze babona aho Imana ikora nta bitangaza bifatika barimo kureba bari guhura bamwe n'abashumba b'ibisambo umuntu akaza ashaka gukizwa kuko mu by'ukuri yifuza gukizwa ashaka kureka uburaya ashaka kureka ubusambanyi ariko yakubitana na wa mushumba w'igisambo bugaca mu gitondo yagize gute yabivuyemo kandi uyu muntu yashakaga gukizwa yashakaga gukora iki yashakaga gukizwa ninde se uramwigisha ninde uramuhugura ninde uramufasha ibintu nsanze hano kuko mu Uganda nari mpamaze imyaka 9 nsanze hari amakuru atari meza ku bijyanye n'abakozi b'Imana mu by'ukuri abanyumva n'abazanyumva mureke twongere tugaruke ku isoko ntabwo Imana ishaka ko abantu bihemba aho hatinde cyane reka twumvikane ntabwo Imana ishaka ko abantu bihemba Imana irashaka ko abantu bakorera Imana akaba ari igira ute ibagenera ibihembo amen Pascal urimo uranyumva ibi bintu byo guhamagarwa ngo ngwino uvuge ubutumwa warangiza ngo urampa ngahe ibi bintu urimo kureba ibi ni ibintu byinshi ivugabutumwa kandi bitigeze bibaho uhereye kera ivugabutumwa ryarononekaye bitewe n'abantu bari gushaka kwihemba Imana niba iguhamagaye ubundi Yesu we yarabivuze ngo umukozi wese akwiriye ibihembo Imana irabizi ko dufite ibyo dukeneye mu buryo busanzwe dufite ibyo dukeneye kubaho ariko ntabwo ari ngombwa ko ari wowe wigenera uburyo bwo kubaho none susubira inyuma gato ya jambo abanyarwanda bakunda kuvuga ngo umushumba atungwa n'izaragiye ahubwo ntiyabagira ngo nyine atangira zikamye ubundi se
kuvuga ngo umushumba atungwa n'izo aragiye, ibyo bisobanura iki? nyine navutse uwo mugani usanga None se uragiye inka? Niba uri umushumba uragiye inka? abantu twabageranyije n'inka. Ntabwo rero uriya muntu uri kuyobora ntabwo ari inka rwose. Umuntu afite ubwenge, afite gutekereza. Umuntu uyoboye azi niba ushobora kurya, azi niba ushobora kwishyura inzu, azi niba utabishoboye. Umuntu uyoboye azi neza ko umwana wawe ashobora kwiga bitewe n'uburyo akuzi n'uburyo mubanye. Umuntu uyoboye azi ko ushobora kwambara cyangwa kudashoboye kwiyambika. Umuntu uyoboye afite ibitekerezo. Reka rero kugereranya uwo mugani uvuga ngo umushumba ngo atungwa n'izo aragiye. Niba baravugaga ko inka zigomba gutunga nyirazo zatanze umukamo, ntabwo njyewe ubwanjye njyewe uyoboye, ntabwo njyewe ugomba kumfata nk'inka ngo ujye kunkama ku mbaraga. Njyewe ubwanjye ndatekereza, wowe ubwawe uratekereza, uriya muntu wundi aratekereza. Akwiriye kumenya ko umushumba afite ibyo akeneye, ariko utabanje gushyiraho icyokere, utabanje gushyiraho amategeko, utabanje gushyiraho imbaraga nyinshi cyane n'amategeko arenze. Icara hariya ukora umurimo w'Imana, ubwiriza abantu nibafashwa, ubabwire ibyo Yesu Kristo yaguhaye kuvuga. Abantu nibafashwa bagahembuka, Imana igatanga umugisha. Niba Imana yabyemeye kuri bo bagirireho umugisha, urawubagiriraho, bagufashe gukemura ibibazo ufite. Ariko ibi bintu ntabwo mbyemera kuko nta naho byanditse. None se Yesu ko yigishije akayobora isi ayifite mu biganza, koko mu by'ukuri hari aho wigeze ubona ahaguruka agashyiraho ibihembo? Ntabwo uzi ko bigeze kunyura no mu masaka y'abandi, barangiza bagafata amasaka y'abandi bakayarya kandi ari mabisi? Nta bakire bari hariya se ku ruhande? Ntiyari afite ubushobozi se bwo kujya akabwira ati muzane ibyo kurya, ibyo mufite byose ni ibyanjye? Wibuke ko ari we Jambo, kandi Jambo uyu nguyu nta kintu na kimwe cyaremwe kitaremwe nawe. Kuva kera kose yari afite ubushobozi bwose ku bintu byose no ku bantu bose, ariko kubera iki yatanze kiriya cyitegererezo? Kandi si n'ibiyuzuye ari iki? Kandi si n'ibiyuzuye ari ibyiwe. Kuki yatanze kiriya cyitegererezo? Icyo abantu dukwiriye kumenya ko iyi si niba tuyihawe nk'umurimo wo gukorera Imana, tugomba gutandukana cyane n'izindi departema. Ahubwo abantu bashatse gufata ibi bintu by'itorero babigereranya na za minisiteri runaka. Abanyumva banyumve neza, nta muntu ndwanije, nta n'intambara nshaka, ariko ndagira ngo nibutse abantu ko hari ibintu twatakaje kandi tutari dukwiriye gutakaza. Ntabwo wibuka ko abantu ba kera wasangaga bigisha bafite n'ipantaro zacitse? Ntabwo ubyibuka? Ariko ukabona umuntu Imana iramukoresheje yuzuye umwuka wera, ukabona aguze ikoti, ukabona aguze inkweto, akazijyana kwa pasiteri runaka, bagacya mu gitondo ukabona wa mupasiteri agarutse yambaye neza, asa neza. None se ugira ngo n'izi saha Imana ishatse kubikorera abantu ntiyabikora? Ariko iki gihe ni imbaraga, ni ugukoresha imbaraga. Hariho n'abantu zinumva bavuga ngo bari kujya bahanura bakavuga ngo Imana iravuze ngo iyi televiziyo ni iyanjye, ngo ubizane ubijyane iwanjye, ngo iyi modoka ngo uyifate uyijyane iwanjye. None watandukanye ute umuhanuzi w'ukuri n'utari uw'ukuri? Bibiliya iravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Umuhanuzi w'ukuri kugira ngo mumenye nuko ugomba kuba wabanye nawe igihe kinini, ukabanza ukamugenzura, ukamenya uyu muntu ibintu ari kuvuga ni by'ukuri koko. Ese mu by'ukuri uyu muntu imyitwarire ye ni iy'ukuri koko? Icyo gihe iyo umaze gusoma imbuto ze
nibwo umenya ngo uyu muntu ni umuntu w'ukuri cyangwa se ntabwo ari ukuri. Imbuto rero nizo zizakwemeza neza umuhanuzi w'ukuri n'utari umuhanuzi w'ukuri. None ku bantu bari gukizwa uyu munsi bakiri batoya bashaka kuyoboka inzira y'Imana cyangwa se inzira y'agakiza, bazabwirwa n'iki bene abo bantu? Kuko nabo ubwabo baje bashaka kumenya ubwiru bw'Imana, kandi ibyo basanze nibyo bari guhabwa. Bazatahura gute? Bazamenya gute uwo muntu? Bazirinda gute uwo muntu? Ibi nibyo nashatse kukubwira kare, kuko abantu bari gukizwa kino gihe ngiye ndimo ndabasabira, ndimo ndavuga ngo Imana ni kore cyane cyane kuri aba bantu bamenye Imana kare barimo kubigisha. Noneho bo Imana yongera ibigarurire nk'uko iri jambo ry'Imana twasomye rivuga. Nimara kubigarurira buri muntu wese Imana imwibutsa ibihe bya kera. Nimara kubimwibutsa, noneho aba bantu nibwo bazamenya ngo turi mu mwuka wo kuyobya abantu cyangwa se turi mu mwuka wo kujyana abantu mu bwami bw'Imana. Kuko uyu muntu we ari kuza ariko ni umwana mu gakiza. Uyu muntu ni umwana mu gakiza, nta kintu asobanukiwe, ntacyo azi, akeneye kurerwa. Ariko wowe umwakiriye ufite uburenganzira bwo kumwonona, ufite n'uburenganzira bwo kumukiza. Noneho nicyo mvuga ngo abantu nibaze tugaruke muri wa mwuka wa kera, tugaruke muri bwa buzima bwa kera. Nitumara kubugarukamo, Imana idufashe dushyira abantu ku murongo, tubwire abantu kuri, tugende uko ijambo ry'Imana rivuga. Aho niho n'aba bantu aba bana barimo kubatizwa bari gukizwa, bizatuma nabo bagendera ku murongo mwiza, bahabwa uburere bwiza. Kuko ntabwo waba washutse umwana ngo numwigisha inzira ukamwigisha inzira yo kumuyobya ngo we amenye uburyo bwo kugira gute bwo kwikebura. Arasanga ibyo ufite atekereze ko ari byo by'ukuri bitewe n'ibyo wamuhaye. Naho muvandimwe, iryo jambo ry'Imana niho uri kureba nk'iki gihe wambajije ibya ADEPR yo mu Bugande. ADEPR yo mu Bugande ikintu cyayishe ni ikibazo kijyanye n'amafaranga no gukunda icyubahiro. Babuze amafaranga yo kugira ngo oya kurwanira amafaranga, kuyarwanira no gukunda icyubahiro. Umuntu akaza azi gusoma umurongo umwe wo muri Bibiliya, noneho ntiyigeze yigira ku birenge by'abatubanjirije. Ntazi uburyo Imana ivuga, ntazi uburyo Imana ikora, ntazi uburyo itorero riyoborwa. Noneho we akaza kubera ko afite amafaranga ye, akavuga uti icy'ingenzi ni uko ngewe mfite amafaranga, ndashaka kuba pasiteri. Noneho agafata ya mafaranga akayatanga, yayatanga mu bayobozi bakuru bagahita bamuhereza umwanya. Wajya kujya kumva ngo umudugudu runaka urapfuye cyangwa paruwasi irasenyutse, bitewe n'iki? Na wa muyobozi. Ese umwari mwatangiye kugira indi midugudu? Hari imidugudu myinshi, sino kuvuga ngo indi midugudu, hari imidugudu myinshi. Murimo w'Imana twarawukoze, twavuze ubutumwa. Yenda uyu munsi wa none kugira ngo tuze kugira ikintu dufashije abantu badukurikiye, ADEPR y'u Bugande ifite ubuzima gatozi cyangwa se iri kontrola cyangwa irakontororwa na ADEPR y'u Rwanda? Bo ADEPR y'u Rwanda yabivuyemo. Ngira ngo n'ubu ngubu yiza kuza kuba ariyo ikidufashije. Abakristo baba bameze neza cyane. Abakristo baba bafite ubuzima bwiza mu buryo bw'umwuka. Ariko ADEPR yo mu Bugande yo mu Rwanda yabaye nk'itunaze, hanyuma havukamo izo ntambara nakubwiye zo gucikamo kabiri. Ubwo rero nk'ubu ngubu Imana ikoze nk'igitangaza, ADEPR yo mu Rwanda ikongera ikagira umwanya uhagije wo koroganiza neza ibintu byononekaye mu itorero rya ADEPR yo mu Bugande. Abakristo bakongera bakaboneka ku murongo, kuko baratatanye, bamwe bagiye mu businzi, abandi bajya mu busambanyi,
abandi babivamo ntibagira insengero zo gusengeramo, bari aho ngaho baricaye, abandi bakomeye nyine mu buryo bw'umwuka wera bari aho basengera ingo zabo banze kwivanga no kugira gute. Ariko itorero tugize umugisha, ADEPR yo mu Rwanda ikongera ikagira umwanya uhagije, igafata umwanya ikongera ikagarura bya bihe yari yatangiriyemo, ari ibintu bishoboka, itorero ryaba ryiza cyane, umwuka wera w'Imana yakongera gukorera mu itorero. Urakoze cyane, Imana amahoro iguhereza umugisha mwinshi. Icyampa buri muntu wese akifuza ibihe nk'ibya kera, cyangwa se ubwo yahamagarwaga. Umuririmbyi yaravuze ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga, ubwo Yesu yinjiraga muri nge. Birakwiye ko buri muntu wese yongera gutekereza ku gihe yakizwaga, ubwo Yesu yinjiraga muri we, umutima yari afite, urukundo yari afite, uguca bugufi yari afite, ndetse n'ububyutse yari afite. Kandi uyu mugabo yakomeje ku kintu kivuga ngo abantu baraza baje gushaka Imana, mwe mukabasanganiza kubaka amafaranga. Ntabwo ibyo bintu bikwiriye. Iyo umuntu yaje gushaka Imana mumuhereze Imana. Ariko turashima Imana ko cyane cyane na leta yacu nayo igenda irushaho kuza yegera cyane, ivuga ati nyamuneka mureke gukabya, ikagira bimwe igenda ikura mu nzira. Turizera rero tudashidikanya ko abakozi b'Imana bagomba kwitekerezaho ndetse bagasubira mu bihe byabo nk'ibya kera, bakongera bakisubiraho ndetse bakaba bayoborwa n'umwuka wera w'Imana. Mukozi w'Imana Ombeni, ufite ibintu byinshi muri wowe, nuko uyu munsi nashimye ko turi buze kugirana ikiganiro kimeze gutya, ariko ndizera ko n'ubutaha tuzagirana ikiganiro cyinshi cyane kuri umwe mu bantu bafite amayerekwa magari kandi yagutse, ndetse kandi ukaba ari umwe mu bagabo bagihagaze neza. Niba nta kindi wongeraho, reka ngusabe kugira ngo utambutse nimero yawe ya telefone, wakenera ko musengana cyangwa se muvugana abe yabasha kukubona nurangiza usenga Imana. Ariko niba ufite icyo wongeraho nacyo banza ukivuge. Ntacyo kindi gikomeye nongeraho, gusa icyifuzo cyanjye ni icyo ngicyo. Birashoboka ko umuntu uri kunyumva cyangwa se uzanyumva ashobora kuba yarageze mu rwego rwo kunanirwa, akava muri ibi bintu by'Imana bitewe n'impamvu ze bwite, cyangwa se kuraswa umwambi na Satani. Ibyo ngibyo ni ibintu byagiye biba ku bantu benshi, twese byaradushyikiye, byatubayeho. Ariko icy'ingenzi ni ukwibuka ibihe byawe bya kera, uko wabanaga n'Imana, ukabwira Imana, Imana ikongera ikakugarukaho, ukongera ukagaruka muri bwa buzima bw'umwuka. Kuko Imana ntabwo ishaka guhomba abantu bayo. Imana irashaka ko abantu baba bazima mu buryo bw'umwuka. Imana irashaka ko abantu babaho bayihesha icyubahiro. Rero mu by'ukuri umuntu uwo ari we wese udukurikiye cyangwa se uzadukurikira, icyo nifuza ni uko duhaguruka tugashaka ukuntu twongera gushaka bya bihe byacu bya kera. Twagombaga gusoma amagambo y'Imana menshi atandukanye, ariko ngira ngo igihe kiracyariho tuzaganira. Birangiye Imana yarayiduhaye, tuzaganira amagambo y'Imana n'igihe kindi kizakurikiraho. Ariko icyo nshatse kuvuga kandi ndangirizaho, abantu nibareke dushaka Imana. Abantu nibareke twongere dushake bwa bubyutse bwa kera, twongere dushake bya bihe bya kera. Aho niho umugambi w'Imana, Imana ishaka kugira ngo ikorere muri twebwe, wo kuyikorera ugomba gusohora. Yesu rero abahereza umugisha. Reka dusenge Imana. Nimero ya telefone, banza utamutse nimero ya telefone. Nimero yanjye ya telefone, kugira ngo wagukenera ko musengana cyangwa se mugirana inama cyangwa mukaganira, abe yakubona mu buryo bworoshye. Nimero yanjye ya telefone ni 079 yego 5 200 36 4. 079 5 200 36 4. Iri kuri WhatsApp? Iri kuri WhatsApp. Urakoze cyane, Imana amahoro iguhereza umugisha. Karibu n'isengesho. Mwami Yesu, turagushimye, tugushimiye umwanya mwiza waduhaye, kandi ijambo ryawe twaganiriyeho, reka rigira imbaraga, reka ryubake imitima yacu, reka rishore imizi muri twe. Icyampa buri muntu wese wumvise iri jambo mu izina rya Yesu akongera kwibuka isoko yavumeyeho, isoko yanywereyeho, bigatuma yongera guhaguruka kuyishakisha. Uwiteka urakoze, dusabiye umugisha
muvandimwe wanjye Pascal dukoranye iki kiganiro umugirire neza, umwagure mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri, kandi urusheho gukomeza kumufasha mu izina rya Yesu Kristo, amen. urakoze cyane, shalom.